Yesu ashimwe cyane. Ni mushiki wanyu Ishimwe Kamugisha Kevin. Kadusenga Imana. Nanone turagushimira Imana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye gufata umwanya twiga icyigisho. Ndakwinginze cyane kugira ngo ubane natwe, utwigishe kandi uduhe kumvira mu izina rya Yesu. Amen. Ihame rya kane. Ubukristo n'agakiza ntibishingiye ku byo ukora, ahubwo bishingiye ku buzi. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 28. Umugore umwe yaretse kwambara amadarubindi maze yasimbuza uturahuri duto bafatisha ku maso. Hashize akanya gato umupolisi yaramufashe amubwira ko yishe amategeko y'umuhanda. Amaze gusoma ku ruhushya rwe rwo gutwara imodoka, abonye ibyo umugore agomba kuba yujuje kugira ngo atware imodoka, umupolisi amubajije arakaye ati, amadarubindi yawe ari he? Umugore yaramusubije ati, mfite contact, ashaka kuvuga twa turahuri. Umupolisi ntabwo yasobanukiwe ko ari ukuvuga ibya birahuri, ahubwo yumva iby'amasano. Amubwira ko ibyo atari byakeneye, ko yagombye kwambara amadarubindi. Ntitwahakana ko kuri iyi si isano n'umubano bifite agaciro. Iyo ushaka akazi ukaba uziranye n'umuyobozi w'ikigo ashakamo, aba ari akarusho. Iyo ugiye mu rukiko ukaba uziranye n'umucamanza, uba ufite amahirwe. Iyo ushaka kumenyana n'umuntu maze ukaza kubona ko aziranye n'inshuti yawe, ubwo biba byatunganye. Ubwo Abraham Lincoln yari umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabwiraga abamurinda ko adashaka umurogoya, yinjiraga mu biro akifungirana. Abamurinda bagumaga mu ntambwe 100 ngo hatagira umuntu winjiramo. Umunsi umwe umuntu yaje yiruka anyura ku ngabo zirinze umukuru w'igihugu, akingura urugi agana aho perezida ari. Abarinda perezida nta nubwo bigeze bagerageza kumubuza. Kubera iki? Kuko uwo muntu yitwaga Tad Lincoln, akaba yari umuhungu wa perezida. Isano yo mu muryango yari afitanye na perezida niyo yatumye byose bigenda bityo. Mbese mwizera ko isano mufitanye na Kristo ari ituma habaho itandukano mu mibereho y'iby'umwuka? Mbese mwizera ko imibereho ya Gikristo ishingiye kuri uwo muzi, cyangwa mwibwira ko ishingiye ku bikorwa byanyu? Hashize imyaka myinshi hari amateraniro makuru, umwanditsi w'ikinyamakuru Adventist Review Urwibutso yahagurukaga maze akagira ibibazo abaziteraniro. Ni bangahe muri mwe bizera ko bakijijwe no kwizera Yesu Kristo gusa? Abantu bake bazamuye ibiganza bahita bamanura. Noneho arongera arabaza ati, ni bangahe muri mwe bakijijwe no kwizera Yesu Kristo wongeyeho imirimo yabo myiza? Abasigaye bose benshi barazamuye ntibamanura, ahubwo batangira kuzunguza ibiganza mu kirere. Umubwiriza yarakomeje ati, ndibwira ko ikibwirizwa cyo muri iki gitondo kiri burangire mwahinduye ibitekerezo. Ubwo Yesu atangira gusobanura ko twakijwe no kwizera Kristo gusa, nta kindi. Yesu yabivuze mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 3. Ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri wenyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Dusoma mu gitabo Ibifuzo ibihe byose paje 323 ngo, iyo twinjiye mu buruhukiro bwa Yesu, ijuru ritangira tukiri ku isi. Araturarika ngo, muze munyigireho. Tugasubiza tukamusanga, nuko ubugingo buhoraho kuri twe bugatangira. Guhora twegerezwa Imana na Kristo ni ijuru. Mbese uzi Kristo? Kumenya Kristo ni urufatiro rw'imibereho ya Gikristo. Kumenya Yesu ni inzira y'ubugingo buhoraho. Kumenya Yesu bizahindura uburyo bwawe bwo kubaho, kuko nusobanukirwa n'imico ye ukitoza kumukunda no kumwiyegereza, uzahinduka use nawe. Gukiranuka ni umuntu, agakiza ni umuntu. Kubwa Yesu ushobora gutangira ubugingo bw'iteka
uyu munsi. Amen. Reka dusenge Imana. Urakoze Imana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusobanukiwe neza ko gukiranuka ari Kristo, kandi ko kumenya Yesu ari inzira y'ubugingo buhoraho. Utwimenyeshe kandi uduhe kukumvira mu izina rya Yesu. Amen.